nimurebe ku musaraba Yesu aho yabambwe. Hariya niho dutegereje twese, niho tuzabona gucungurwa kwacu. Yesu ashimwe. Haleluya. Ngarutse kuri radio kongera kuganira namwe mwebwe abankurikiye. Amazina yanjye nitwa Mukandahiro Eugene. Mubyeyi Yesu yagiriye ubuntu. Ubushize nababwiraga ko natabawe ndi umupfakazi. Nakiriye agakiza mbere yuko mpfakara. Nakiriye agakiza muri 92. Nyuma rero mpfakara muri 94. Haleluya. Imana rero yangiriye neza. Nari ndimo kubibwira. Yampaye agakiza. Irimo gutegura ko imbere ngiye kwinjira mu bupfakazi. Ninjiye mu bupfakazi muri 94. Pfakara mfite abana 6, umwe yaje kwitaba Imana ariko nsigaranye 5. Imana yo mu ijuru iramfasha. Mfakaye ndi mutoya. Ariko reka mbanze kugira ngo dutangire ikiganiro, reka mbanze ndirimbe n'umuririmbyi wamfashije muri urwo rugendo. Umuririmbyi wamfashije muri urwo rugendo, katuririmbe. Katuririmbe. Nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Ubwo watubanjirije mukiza tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu, cyangwa se ngo nshidikanye kugukurikira Yesu. Umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu, no gukomeza iyo nzira uko wayimenyesheje. Umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu, no gukomeza iyo nzira uko wayimenyesheje. Mu gihe hagize icyaza kikambuza inzira yawe, cyangwa kikandemerera muri urwo rugendo mfite, uzazuca uwo mugozi, uzabumboshya umutima, nezezwa no kubohoka, nkabona uko nkukorera. Uzazuca uwo mugozi, uzabumboshya umutima, nezezwa no kubohoka, nkabona uko nkukorera. Urandinde mwami Yesu, ntunganyiriza imigambi, niba naniwe urugendo uzanyibutsa urukundo
kuzahozwa ibyo byose ugeze iwanjye mu ijuru uti ngwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto kuzahozwa ibyo byose ugeze iwanjye mu ijuru uti ngwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto kuzahozwa ibyo byose ugeze iwanjye mu ijuru. Haleluya. Uyu muririmbyi yaramfashije cyane, ndambuye iki gitabo cy'indirimbo nkabona uyu muririmbyi uko najyaga nicura ndi mu rugamba rw'ubupfakazi, uko nabaga ndi mu nzira ngenda, uko nabaga ndi mu bigeragezo, uko nabaga ndi mu ntambara z'ubupfakazi, uyu muririmbyi najyaga mwibuka, nuko nkarambura iki gitabo, nuko nkaterura nkaririmba, nkumva nshubijwemo intege, nkumva ndongeye mu mubiri wanjye, nkumva urafashijwe, nkumva umutima urakomeye. Haleluya. Nkatinyuka rero nkakomeza urugendo. Yesu ashimwe. Iki gitero cy'uyu muririmbyi kivuga ngo niba naniwe urugendo ngo uzanyibutse urukundo. Hari aho nageraga nareba hirya no hino abo twaganiriye mu gihe gishize, nababwiye ukuntu nashonje, nababwiye ukuntu naciye inshuro, nababwiye ukuntu nageze igihe cyo kwangwa no gutotezwa, ariko uyu muririmbyi yaramfashije cyane. Iyo nibukaga ngo niba naniwe urugendo nkamwibutsa iki gitero, numvaga nshubijwemo intege. Yesu ashimwe. Nuko bityo nkomeza kubana n'Uwiteka, aramfasha rwose mu rugendo rwanjye. Abana bamajije gupfakara, abana bageze ubwo biga, bamwe barananirwa bacikisha amashuri, bamwe bagiye basubira inyuma kwiga mu bundi bushyashya. Nk'umwana mukuru witwa Ntahondereye Andere yagiye kwiga ageze mu mujyi wa Kigali, ariga agerageza kwiga Icyongereza. Haleluya. Imana yakoze imirimo itangaje. Hari aho yamukuye, hari naho yamushyikije. Ubu ni wa wundi, hari abo nzereka ibitangaza Imana irimo gukora. Ubatangiye umushinga wo gutangira urugendo rwo kubaka, twamufatiye irembo, agiye gukora ubukwe. Hari igihe nzaza mbabwira ibitangaza umwami Imana yakoze. Ni ukuri Imana yo mu ijuru. Burya hari abantu bajya bavuga ngo ubwo mfakaye ngo reka niture mu byaha, ngo reka nze ngende njye kwishakishiriza. Abantu benshi barapfakara bagatangira bakarambagiza abandi bagabo, abandi basheri, ariko burya Imana ntago ari kishaka. Ahubwo shimikira uyibaze igitumye upfakara icyari cyo. Bityo rero nanjye naje kugera igihe nibaza ku Mana, kuko nari ntangiye urugendo ndi umukristo, ntangira kubaza Imana ngo impamvu watuma mba umupfakazi koko nkapfakara ngana gutya, ubitewe n'iki ko nari nagukunze nagukurikiye. Haleluya. Nuko Imana inyereka amagambo muri Yobu, ibice byaho 38. Haleluya. Ijambo ryanejeje cyane, ijambo ryanejeje muri Yobu ibice byaho 38. Yesu ashimwe. Ibice 38. Yesu nashimwe. Twahageze. Ibice 38 umurongo wa mbere. Titire yaho iravuga ngo Imana isubiza Yobu. Imana isubiza Yobu. Ubwo nanjye nari Yobu muri icyo gihe cyanjye. Haleluya. Ijambo umurongo wa mbere ngo kuko Uwiteka Uwiteka asubiza Yobu muri serwakira ati, uwo ninde wangiza inama wangiza inama. Haleluya. Munyihanganire cyane. Ngo uwo ninde wangiza inama n'amagambo atarimo ubwenge. Noneho kenyera kigabo, kuko ngiye kukubaza nawe unsubize. Haleluya. Iri jambo ni titire, ariko noneho
hari amagambo yanejeje cyane hariya hepfo ngo ngo hari ahantu yatangiye kumubaza ngo niba nzi ubwenge ngo niba nzi ubwenge ibivuge niba uzi ubwenge bivuge. Yari arimo kubazwa uko yashyizeho imfatiro ngo cyangwa se ninde wayigerageresheje umugozi, imfatiro zayo zashinzwe kuki? Cyangwa ubwo yari arimo kumubwira uko yashyizeho imfatiro z'ijuru, uko mbese nanjye ntago nigeze ndeba ku by'ubupfakazi bwanjye. Maje gusoma iki gitabo, wowe unkurikiye ukurikire aya magambo y'ubu yabwiwe. Imana yamubwiraga uko yashinze imfatiro z'isi, uko yashyizeho inyanja. Aleluya. Ntago nawe wazuburanya Imana ngo Mana umfakaje ute, cyangwa ngo bazuma Imana ngo Mana ngo unkenesheje ute. Ibi ngibi byabayeho kugira ngo twige. Umuntu agira agahondesho ke, umuntu agira ishuri rye. Iyo ugeze ku ishuri ryawe ntago wabaza mwarimu ngo mbese mwarimu ngo isomo rimeze rite. Iyo isomo riri ku kibaho aba ari iryawe, wowe ubusabwa gusubiza. Haleluya. Ugasubiza isomo ryawe, ukarivugisha ubwenge Imana iguhaye, ugasubiza, ugaterura ukavuga. Yesu ashimwe. Bityo rero ninjira mu gihe cy'ubupfakazi, imyaka 33. Nabayeho nabi, ndakena, ndasonza, mba mu nzu mbi. Haleluya. Ariko igihe kiragera ku mwami Uwiteka yategetse, ubu maje kugira imyaka 60 n'imyaka 3. Haleluya. Ubu twinjiye ku mwaka wa 4, 64. Yesu ashimwe. Imana yangiriye neza, indindira umubiri, indindira ubugingo, irabufata, irankomeza. Ubu ndi ku ijambo rimbwira ngo yewe Yakobo mugaragu wanjye natoranyije. Haleluya. Ngeze mu gihe cy'ibyishimo, ngeze mu gihe cy'umunezero, ngeze mu gihe numva umwami wanjye ndi kumwe nawe, ngeze mu gihe numva nanjye ndimo gutera ijuru rikikiriza. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ni ukuri abantu b'iki gihe umuntu aragera mu gihe cy'akaga ke, yabona ibibazo bimusatiriye bimugezeho, agatangira akitabaza akavuga ngo iyaba ari kana, iyaba ari nde, agatangira akareba hirya no hino. Ariko bene data, nshuti z'umusaraba, nshuti zanjye, bavandimwe, banywanyi banjye, nimurebe ku musaraba Yesu aho yabambwe. Hariya niho dutegereje twese, niho tuzabona gucungurwa kwacu. Haleluya. Tumaze igihe mu gihe gishize ubwo kuri Pasika, kuri urya munsi wo kuzuka kwe, ngewe naravuze ngo nanjye ubwo abantu bitegura kurasa umwaka, nanjye ndarasa kuzuka k'umwami wanjye. Haleluya. Yarantabaye, yarandengeye, nabonye amaraso ye. Amaraso ye yarandengeye cyane. Amaraso yandengeye umubiri wanjye ari umutura. Amaraso yandengeye mu gihe bikomeye, abana ari impinja. Ariko nabonye gukomera k'umwami wanjye Yesu. Turi mu gihe cy'ubuhamya rero, banje kuvuga Imana yanjye. Nyivuga akanya gatoya ariko cyane igakunda kunyumva cyane. Haleluya. Mvuga umwami wanjye mu gihe cye, nanjye akanyumva mu gihe cyanjye. Yesu nashimwe. Uyu munsi rero narinje kumuvuga, ntago naherukaga rwose kugira ngo mvuge ibigwi bye. Ubutabazi bwe rero ni bwinshi cyane. Yamennye amaraso y'igiciro, gitonyanga cy'amaraso ya Yesu. Byonyine gitonyanga kimwe. Uri mu bitaro uri indembe, ukagira Imana ukavuga uti mu izina rya Yesu, igitonyanga cyonyine kiramanuka kikivanga na serumu, amaraso ya Yesu agahita guhindura muzima. Haleluya. Twumvisha ibitangaza yagiye akora. Iyo umwizeye yakugirira neza, akiza amasida, akiza indwara nyinshi cyane, atera ibinya ku bapfakazi bamwe bavuga ngo ntitwabishobora. Mwinjiremo neza mu mutabaza arabatabara. Nta kintu adakora, nta hantu atagukura, nta atagushyitsa. Mwizere gusa, igitonyanga kimwe cyonyine cy'amaraso ye yita kivanga n'amaraso yawe, ubundi akakugeza aho ushaka kugera. Haleluya. Yesu nashimwe. Yaranejeje rero hambere hangaha, aherutse kunkorera surprise, numva nkoze ku mutima. Yankoreye surprise nanjye aranserukana.
yaranserukanya ngeza ahantu kuri Muhazi. Najyaga nibaza ngo ariko Mana, ngo najyaga numva ngo abantu bagiye ngo kuri Kingifisha ngo basohokanye n'abasheri babo. Ntabwo ubwo buzima nigeze kubugeramo, nta nubwo ubwo buzima nigeze kuburya. Ariko hambere aherutse kunsohokana anjyana kuri Kingifisha, aragenda aranyicaza. Ngiye kubona mbona inkoko, mbona amafi meza aryoshye. Haleluya. Yesu ajya naduserukana akatujyana muri rwa rukundo. Haleluya. Akagenda akakwicaza akakubwira ngo urahitamo iki, ngo hitamo icyo ushaka gufata. Haleluya. Naragiye ndicara, nangiye gutamira mbura icyo ntora, ahubwo umunezero uramfata. Haleluya. Narifotoje udufoto twinshi, nanjye aragiye kwifotoreza ku mazi nkuko abandi babigenza n'abasheri babo. Yesu nashimwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Ibyo ni ibyica arimo kuntegurira, arimo kugenda nzamura mu ntera. Haleluya. Nk'uko umusirikare mwiza wakoreye igihugu agakora neza. Haleluya. Nk'uko mugenda mwumva bagenda bahabwa amapete, njya numva Perezida wa Repubulika ajya ageza igihe akavuga ati hari abasirikare bagiye guhabwa amapete. Haleluya. Bayakoreye uko, nanjye niko igihe kijya kigera akanzamura mu ntera akajya kumpa ipete ryanjye nakoreye. Yesu nashimwe. Nigeze nababwira ko nigeze nambara ikanzu ijoro ndi bupfakaremo, buri bucye nkapfakara nkambara ikanzu y'umweru, ku rutugu yari yanditseho kwihangana. Nanjye uko niko ikanzu yanjye. Haleluya. Haleluya. Irimo guterwaho amapete, irimo kongerwaho amapete. Haleluya. Yesu nashimwe. Ntago bijya binkoza isoni kumuvuga, ntago bijya binkoza isoni kuvuga ibigwi n'ibitangaza, kuvuga imirimo myiza yankoreye. Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Haleluya bene data. Haleluya yemwe abankurikiye. Haleluya yemwe abarimo kumva. Yesu nashimwe. Nimukomere, nimukomere. Oh haleluya. Mu gihe cyawe ugezemo, mu bikomeye wagezemo winjiyemo, humura Yesu Kristo arahari. Humura yaradupfiriye, humura yakumeneye amaraso. Haleluya. Uyu munsi mwami, uyu munsi komeza abantu bawe, uyu munsi bahamagare nk'uko wanyireherejeho ukambwira ngo umuhaye ikanzu yitwa kwihangana. Haleluya. Nawe ukaba urimo kuyiteraho amapete. Ongera uhamagare wiyegereze abarimo abankurikiye, abarimo kumva ibindi mo kubabwira. Ni ibintu byabaye. Haleluya. Ndagira ngo mbibwire, nari ntuye ahantu hitwa Rutare, mu murenge wa Rutare, mu ntara y'Amajyaruguru, mu karere ka Gicumbi, akagari ka Kigabiro, umudugudu wa Kabuye, niho ntari ntuye. Haleluya. Niho ibyanjye byatangiriye, ariko ubu ngubu natangiye gufata ku matunda. Yesu ashimwe. Natangiye kurya ku byanjye. Abazajya bambona, abo najyaga mbabwira inti nimuhumure, ntago ahangaha kuri ubutaka mu mirima, mu gutura, mu guhinga, ntago ariho buturo bwanjye, ahubwo nzajya guturaho abagore beza batuye. Yesu ashimwe. Haleluya. Ntabwo nzajya guturaho abagore beza batuye. Najyaga mbibwira abantu baba mama, nakunze kubibwira umudamu witwa Vestine, umugore wa Karangwa. Najyaga mbibwira umugore witwa Media, umugore wa Maniragaba. Nkajya mbabwira inti nimuhumure, nzajya guturaho abagore beza batuye. Batisa abagore beza batuye he, ntizanjyana mu mujyi. Yo haleluya. Najyaga mbibwira umugabo witwa Nzungiza Agustini, yabakunze kuba umuyobozi wa kariya kagari n'uriya murenge, yakunze kuhakorera. Nkajya mubwira inti nzabanza njya guturaho abagore beza batuye. Haleluya. Ndibuka ubwa mbere nagiye mu nkengero ku Muyumbu, naraye ndamubwira ninageze mu bagore beza. Haleluya. Yesu nashimwe. Ariko Imana irambwira iti ni Gasabo. Yesu ashimwe. Umusheri wanjye arambwira ati ni Gasabo, ati niho tuzarara, niho tuzataha, hariya niho tuzabana, hariya. Haleluya. Oh haleluya. Ubu uyu munsi ntuye ku Gisozi, mu mujyi wa Kigali. Yesu ashimwe. Ndi ku Gisozi. Haleluya. Yesu nashimwe. Imana rero yibutse imirimo, Imana yibutse ibyo wakoze. Yesu nashimwe. Uyu munsi ndimo gutambuka, ndimo kubwirwa. Arambwira ati tera ikirenge, shinga ikirenge aho mvuye.
Yesu nashimwe, nanjye nkatambuka nkagera ikirenge muke. Yesu nashimwe. Ibyiza biri imbere bene data, ibyiza biri imbere. Ngewe reka mbabwire, nta nubwo ntinya urupfu, kuko ndimo gutekereza nkasanga ngomba kuva mu bwiza njya mu bundi. Imbere yanjye ni heza. Yesu nashimwe. Gusa ndasabwa gutunganya ibyo ngomba gutunganya. Oh haleluya. Igihe kimwe najyaga ngera mu gihe cyo kujya mu madeni, akamanuka kansura ati ndakwishyurira. Burya rero bene data, ari abantu mujya muca imanza ukihutira ku muri mwene so ngo ari mu ideni yabaye umwambuzi. Haleluya. Burya dufite umwishyuza n'umwishyura. Yesu nashimwe. Umwami wacu ajya twishyurira iyo tugeze mu madeni akomeye. Uricara ugapfukama ugakubita amavi hasi ukamuhamagara, kuko ubu dufite umuntu tuvuganira. Yesu nashimwe. Ngiye kuko nibukijwe umunsi w'ideni ry'umupfakazi. Haleluya. N'abana be bari bagiye kugirwa iminyago, ariko rimwe umwami Imana akora ibitangaza mu ijoro rimwe. Umupfakazi nibwo Imana yahinduye amateka. Haleluya. Uyu munsi turimo kurya ku by'umupfakazi wahinduriwe amateka. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Iyo nanjye nageze muri ibyo bikomeye, mu gusonza nta bwoba, mu bibazo nta bwoba, kwambara ubusa nta bibazo. Yesu nashimwe. Imyambaro arayizi. Dorukasi yajyaga dodera abapfakazi utwenda. Uwadoderaga Dorukasi n'ubu aracyahari, uwitwaga Dorukasi n'uyu munsi. Ejo bundi mperutse kwicara ngiye kubona mbona kadivuye muri Kongo. Yesu nashimwe. Haleluya. Mbona muri Kongo sinjya ngerayo, ariko ngiye kubona mbona haturutseyo kado. Ndagenda ndadodesha, kuko umwami wacu afite ibyo yaduteguriye. Haleluya. Imana ishimwe. Yari Mukandahiro Eugenia. Ku izina ry'abamama rero nitwa umwana wanjye bamwita ntaho ndereye Andere, banyita mama Andere. Yesu ashimwe. Ubwo rero narindi mu kubaha ikiganiro. Abanyumvishe nabi mumbabarire, bamwe babyitwaramo babidobekeranya. Nk'ubu ari amagambo nzagaruka kubabwira. Nk'aba bana b'abakobwa barya njya mpitaho ku muhanda n'itangazo. Ntuye ku Gisozi, abana njya mpitaho bavuga bati turicuruza turashaka 1000. Mama turashaka 1000. Abo bana baje bansanga ndi umujyanama abapfakazi. Pfakazi bamwe byacanze byayobeye, akavuga ati wafata uriya mugabo wuriya mugore, nabo mbona akunda guhaha imiceri myinshi, wamwifunga nanjye yajya ngaburira. Abo bantu mfite inama, mfite umuti, mfite ijambo mu kanwa kanjye, mfite inkuru yo kubabwira, yo kubakomeza. Haleluya. Mfite nanjye kubarangiraho mpahira, hariya nkabarangira nkababwira. Akabazo k'amatsiko muragira muti twajya tukubona gute? Nomero yanjye 078 129 669 04 078 129 669 04. Inomero zanjye nizo ngizo. Ubundi washaka kugira ngo unkurikire wayoboza kuri iyi radio yitwa Philadelifia. Yesu ashimwe. Tuzongera duhure twongere tuganire, ariko bene data mufata umukoro ukomeye cyane, umukoro wo gukurikira Yesu. Wabaza uti gukurikira Yesu bisabite? Gukurikira Yesu ni ibintu byiza cyane. Mujye muza tubagira inama, tubabwira ukuntu umuntu yavumbura inama yo kumubeshaho. Jambo ryarambwiye ngo kuba Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byani ko kujijuka. Mwikomeza kwiyica. Irindi ryarambwiye ngo utiyishe ninde wakwica. Nimurekeraho kwiyica. Yemwe bapfakazi bankurikiye, yemwe bapfakazi murimo gutwara abagabo b'abandi, ibyo ntago ari wo muti. Ngwino ukurikire Yesu. Arabo Yesu agenda ashumbusha akabahereza abandi bagabo. Ngewe ntago ariko byagenze, ariko basenze. Ukabanza kuyoboza, urajya gufata utari wawe, urajya gufata umugabo wanduye sida akaza akagutera sida. Uragenda ukajya gufata umugabo w'abandi afite ibigirwamana bye, ajya kwinjira wakazana ibigirwamana byiwe. Wajya kureba ugasanga abana barimo gupfa umusubizo wabakururiye akaga. Yesu nashimwe. Muze mbagira inama,
muze mbaha inama mfatanyije n'umwami wacu Yesu. Icyo cyari igice cy'ubuhamya, ariko abankurikiye, abantu bananiwe no kubireka, abantu bafite intege nke mu mutima, abantu bananiwe gutera intambwe ngo basange umwami Yesu, mumanike ikiganza aho muri. Ntago nabibwiye neza, ndi na pasiteri, narasengewe nimikishijwe amavuta, nabafasha rwose. Uwiteka yarambwiye ati uzasabira umugisha azawuhabwa. Nanjye rongeye kubasabira kugira ngo mwakire agakiza, abananiwe mwongere musubizwe mu intege, muzamure ibiganza byanyu mbasengera Imana. Data wa twese mwiza, ntwari ku rugamba rudatetereza abakwisunga, uri umunyamaboko, uri umunyamahoro, uri umutabazi, uri umwungeri uturagira neza. Mwami, uri umushumba utaragirira ibihembo. Kano kanya ndi imbere y'ubwiza bwawe Mukiza, nzanye abantu bawe, nzanye itorero ryawe, nzanye umukumbi wawe, nzanye Data wa twese abantu waremye kugira ngo bakire. Ndabasabiye mu izina rya Yesu w'i Nazareti, ndabasengeye kugira ngo amaraso yawe amanukire ku bantu bawe, izina ryawe rishyirwe hejuru ku bantu bawe, amavi yose yongere kugupfukamira, indimi zose zongere kuvuga kuri Imana, amahanga yose yongere kukumenya, ibihugu birushye ubiruhure, ibirimwe intambara ubitabare, mu izina ryawe rifite imbaraga, ibitewe n'inzara ubigaburire, imbaraga zawe zururuke, gukora kwawe kuboneka hano hantu. Urakoze rero Mana, igihugu cyacu cy'u Rwanda ndagisengeye, Uwiteka Nyiringabo, umuyobozi wacyo nawe ndamusabiye, reka ubwiza bwe bumubeho, reka imbaraga zawe zimugumeho, reka Mwami dukomeze gutahukana insinzi wacu mu Rwanda, kandi imbaraga zawe zitugumeho, izina ryawe nirihimbazwe mu izina rya Yesu, amen.